Duteranijwe n'abantu bakomeye hano, turabagomba tubahaye icyubahiro cyane, abashyitsi b'ingenzi nabo bimena. Aba bantu nibo tugaragiye nk'uko mubibona muri ibirori byacu bihebuje, nibo bashyitsi bakuru dufite. Nkabampereye amashyira. N'ikimenyi imbere ubuhanga sinubira ubusa na kera nari igihangange ngo mugire igitananga. Ababyeyi twabahaye amashyi. Naho bitoho tujya bagabira binani yo meyashora guhomba bageze bigaramara bagamuriza ubona miza ko banze gushira pacenga ati nigera yameze. Yakosha. Nuko ukabiguhita bo ngo tajye bagabinga binani yo imashora guhomba bageze bigaramara bagamuriza ubona miza ko banze gushira pacenga ati nigera yameze. Mungubito imama we rwanyiriza kure naima yendi munyikirize we aima yengwe maze dutarame aima abana batinyakane aima yetura baramutsa cyane aima mawe mutinyirwa cyuza witumire uzabwirire mazi n'amariza tarabaramutsa cyane aima yegutaje udakorera imam yengi ngobito yicheza imam yego bageza kurinda imam we turabara mutacha imam we nimwiha amashyi menshi cyane menshi adahagarara amashyi adahagarara menshi cyane nivuga ngo arahagaze abari ko guhagarara amashyi adahagarara menshi arahagaze yego nuzige twagiraga akajangwe hari ugafite iwabo cyangwa mu baturage muza akajangwe
murakazi mbari iwacu twari dufite akajangwe tubana tugakina dufite n'imbwa ndetse nazo zihari nani umunsi umwe mu gitondo ku gasusuruko mama amamata murazi namwe mu gitondo baba amata mu kanwa sibyo mama baba amata mu kanwa kumutansubize namwe baraba mu kanwa ubwo narishimye ngira ngo nywa amata ariko yajangwe kuko yari isanzwe dukina ubanze batari bayi yarije babanje iranyurira igikombe cy'amata n'ifite kirameneka ntararangiza kunywa urumva ntarigize ibyago se urumva bitababaje se oya mami ntabwo yari hafi ariko urumva ijambo rihuta ntari rifata ahubwo yarabwira ngo pfungu mundekera umwana amandi mata nawe ariko ijambo urumva yamenye ntiyayanywa barayirukana iragenda ako kajangwe rero kandi twagiranye ibyo kamenye amata ndetse karanaje aratuye karambabaza ndarida ari bituma mama yakabwira ati maze ndekera umwana ko genda urumva nzi cyatumye kabikora ntabwo ari ubundi bugome bundi none rero ariko se ako kajangwe ko kitwaga bakise buroho wakwandikira abana agatabo nkako nabo bagasoma bakimbura uko ubujangwe bukubagana kandi rimwe na rimwe nabwo butazi icyo gukora ariko akareba aka kajangwe ko katabyuwaho izindi kazamira agati atega ibyiza uwagaha amata y'inka agaha amata y'inka noneho karanamukunda kagahora kamwiruka inyuma mu gihe utundi tujangwe twabaga tugiye guhiga imbeba kaburoho kabaga gasinziriye cyangwa se nyine gakurikiye nyiramana mu mirimo ye mu murima igitondo kimwe kaburoho karabyutse gasanga kari konyine mu rugo izindi njangwe zagiye guhiga imbeba muzi ko injangwe zirya imbeba sibyo mwamubizi dusanga kareba igitsure muzi kureba igitsure kagira ubwoba kagize ubwoba kagenza umugongo gasubira inyuma kati aha ndabona kwa rusake ntabwo hagendwa ntabwo ishaka ariko se ubundi jyewe sinagashwe muzi nkaziriya mbonye nuko buhoro kaburoho kakandi nyiramana yarise buroho kwakundaga amata gakomeza urugendo kegera kageze imbere gasanga w'intama zirisha zishishikaye nuko kumva karashonje gatangira gushikura utwatsi ngo nako karisha intama zirakareba ziti mbega injangwe zatangiye kurisha ibyo byatsi byabo kabuhoro nako kabirebye kati ese izi ntama ko zisekara ese ndi intama se agiraho ihene zirisha ziriho zuza zanahaze ndetse ariko ruhaye ihagaze n'amahembe yayo karayireba kati yaye noneho nuri nshaka kuba nka ruhaye higira hirya agafata udushami tw'igiti gatereka ku mutwe karayegera kayegereye ihene ziraseka cyane zirahaguruka ndetse ziragenda kagwa mu kantu kataboneka ese ko zimpunzi nuko nyina yatwo iri hafi yo ziragaheka igashyira hakurya nyine gatitira imbeho yakwishe kari mu rugo none ibishuhe rero ese ibishuhe ko byo bijya mu mazi ntibyoge bikoga neza icyo biba ukuvuga ko jyewe ntari igishuhe se buri gihe yumvaga ko yabaye icyaho abisanze udukwavu twari hafi natwo tugira amatsiko yo kuza kureba buroho yo w'ibititi imbeho yayishe nuko tugira impuhwe turayegera turayishisha kaza gusuruka ubwoba rwose burashira ndetse karashyuha gakina n'izo n'utwo dukwavu ariko bitinze nimugoroba nyina w'inkwavu rero itanga ikimenyetso tubana dutaye burisha borohiza inyuma ariko nyina w'inkwavu twa dukwavu tuti ngo hoje igenda wowe utaha ndetse ahubwo ngubu iwanyu bakubuze baza kumva karira nyiramana aragaterura do ko byakari kabaye gato cyane duhijana ngo wabwakisha aragaterura nyiramana akajyana mu rugo abana aho batereka amata rero bahita ku ruhimbi. Inkuru ngiye kubabwira uyu munsi ni uruhimbi rwa Nyanka, ishyamba rya Nyabuzima.
haba Ntare Mugara n'induzi Ntare barangaga umuntu witwa Bakame, baramwangaga ngo agira ubugambo bwinshi, ngo mbese ngo ni indege mu gutwara inkuru, kubera ko ibyo babaga bavuze ntabwo cyararagaho, bamwitaga umunyamakuru. Ubwo rero barazinduka bajya ku ruzi, niho bari bavuze ko bari buganire. Bakihagera basanga Bakame ari kota akazuba. Muratekereza barabigenje gute? Urumva byaragenze gute? Ninde utekereza uko byaba byaragenze? Bisubiriyeyo? Barikanze batiye. Noneho se uko barikanze. Baravuga ngo turaganirira he ko Bakame ari ku ruzi. Nyine baragenda baravuga ngo kuko bari kumwe na Nzovu aravuga ngo nyamara hari mukuru wa Bakame nzi kandi ntajye agira amagambo. Nabona ibyo byose bavuga kuri Bakame ari ukubeshya, reka tumwegere twiganirire, erega nta wamenya. Baravuga ngo umutwe w'umugabo nta na rimwe ubipfansi, ni ukuvuga ngo iyo muri babiri bitakuba mu rumwe. Ubu baragiye rero Bakame ajya ubabona ego ko mana abatangiye byabiri ngo ariko se noneho ko mbona izuba ryabaye ryinshi. Intare na Mvubu birarebana ati sinabivuze, ngo aratangiye amagambo. Ugatangira kubabwira ngo iyo wenda ntitegereje nkaragenda n'ikange. Bararebana batiye Mparage se yagiye, arabaseka cyane. Ariko noneho rero sinzi aho musigayemo. Mparage ngo yagiye ahantu bita Ibungwe. Ibungwe rero ngo niho hari hatuye wa mukobwa nababwiye witwa nde? Nyanga. Yari yaragiye kureba ibanga riri ku ruhimbi rwa Nyanga. Yitwaga Nyirabubasha. Yari yicaye atoranya ibishyimbo ku ntara, agatoranya agira ati mvanguye injonjori n'ibishyimbo bizima, ntibizongere kwivanga nk'uko urumuri rutazigera rwivanga n'umwijima. Nawe mfashe yavugaga ngo iki? Ngo njonjori ibishyimbo ntibizongera kwivanga nk'uko urumuri rutazigera rwivanga n'umwijima. Iyo mvugo rero yari imvugo idasanzwe. Indebuka ka karirimbo iba wishimye ko mamaki, iba wishimye ko mamaki, niba wishimye ko mamashyi, niba wishimye ko mamashyi. Kwande Razia marahari ego mama Razia yabyumvise. Murakoze cyane. Murabona iki? Okay. Murakoze cyane. Turakoze kubereka. Ariko twagaruka no ku nshingano ze mu rwego rwo kugira ngo tumwibutse nawe ko hari uburyo bwo kwitwara mu muryango kugira ngo yitwe koko umwana ubereye igihugu cyangwa se wizihiye umuryango. Hanyuma igitabo Umwana mu Muryango kabiri nacyo twashatse no kugaragaza iby'ingenzi bishoboka byose bigize umwana mu muryango, kuva mu mikurire, kuva nyina kimutwita kugeza igihe avuye ageje ku myaka y'ubukure. Muzagikunda? Yego. Murakoze cyane. Narindi kuvuga ko dufiteho imigereka ibiri. Umwe ni umugereka ugaragaza amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bw'umwana mu buryo bworoshye, twanditse mu buryo bworoshye kugira ngo umwana azabashe kuyumva n'umubyeyi abashe kuyamusobanurira. Undi mugereka ni gahunda n'ibikorwa bya leta bitandukanye byagiye bishyirwaho mu rwego rwo kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa. Ibyo bigize iki gitabo Umwana mu Muryango kabiri. Dusogongeze twumve neza umwana ninde, ateye akunda iki, arabona iki, ahabwa iki, arindwa iki, ibintu nk'ibyo. Marirene, umwanya no wawe. Ntabwo utazwi ndavuga umwana uhabwa umwanya ari urusoro.
babane natwe yunguka ubwenge yagisigasira nk'igisabo injishi yake kazira gukoma. Iyo ageze mu isi yivuga ibigwi wariraga agahuzwa n'ijwi rye akakiranwa yombi ngo adatsikira. Bonereho kukuza uko nagusanze ngenera impamba yabuze uko nakuze ndinzwe gushabuza nahawe ibihozo ndi umutaramirwa nagorowe n'ingiro yo mu gikari narinzwe ngasire mparirwa umweyo natojwe igikwiye imbaraga zanjye. Ntawasomye intango ngo nyicurure nagabiwe icyansi ndindwa agacuma ruvuna abataka sinayigera nasomeje ifunguro inshyushyu mpora nemye inzira kirogoye. Umurerwa ndata ntafurebwe afubikwa amahoro n'umutuzo yakirwe na bose bamukuze no mu bupfubyi ntiyigunge umuryango mugari umugaragiye. Ibi bibondo izi mvura z'i Rwanda biranshimisha iyo mbone banezerewe nabo kandi namwe ngira ngo mwanezerewe mwabishimye. Abo bana tubaha amashyi nibo baduhurije mu gitaramo sibyo? Ni mwe amashyi nawe bifurije ibihe byiza. Inzira murayibonye mutaruzi muri edisiyo Bakame azagaruka dusure murakatahana agatabo n'akanyu nakabahaye sibyo? Mukazatugarira abana tukongera tugataramana. Umuntu wese wagira igitekerezo nk'iki ubwo ni byiza twabikora twabifatanya.